Imana ishimwe. Urugero rwiza TV ikorera kuri YouTube, dukomeje kunezezwa no kubagezaho ibiganiro. Imana ihabwe icyubahiro kandi namwe baho umugisha kuko mudukurikira. Dukoze ibintu mubikurikire, urumva natwe ntitwabona imbaraga, ariko iyo mubikurikira bidutera ishema, bikadutera n'imbaraga. Imana ibaho umugisha. Dukomeje ikiganiro cyacu cyo gusobanura inzozi cyangwa se kurotora inzozi. Nkuko n'ubundi dukunda kubivuga, umuntu wese ararota. Utarota ntabwo aba yaryamye. Utaryama bivuze ngo ntasinzira, kandi uwo muntu ntabaho. Nta muntu ubaho udasinzira. Bivuze rero ko ubwo umuntu asinzira no kurota nabyo birashoboka. Uyu mwanya tugiye gusobanura kurota inzoka. Kurota inzoka. Ubundi inzozi ntabwo umuntu iyo ujya kuzisobanura ntabwo ari definisiyo utanga. Nkuko bavuga ngo inzoka isobanura iki, ngo ni igikururanda, oya. Ahubwo iyo urose ubona inzoka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, haba harimo message. Iyo message rero niyo natwe tuba dushaka kugira ngo tukugezeho, kugira ngo iyo message uyibone, uyumve, hanyuma niba ari ibyo ukosora, niba ari ibyo wirinda, niba ari ibyo witwararika, ariko Imana iba yakoze inshingano zayo. Icya mbere, kurota ubona uvugana n'inzoka, mugirana ikiganiro n'inzoka. Ubwo icyo uburose, icyo message Imana ibiguhaye, ubutumwa Imana ibiguhaye, ubona uriho uvugana n'inzoka, ukumva uriho uravuga, kumva inzoka iragusubiza. Ukumva uravuga, ukumva nayo iravuga. Kandi ubona ari inzoka. Uburose nabi cyane. Byigeze kubaho, Bibiliya niyo ibivuga mu Itangiriro 3:1 kugeza kuri 7, Eva agirana ikiganiro n'inzoka. Ariko iyo birose, kuko ibyabaye cyangwa ibyo twumva cyangwa ibyo dusoma nta kuntu umuntu atabirota, ariko iyo urose uvugana n'inzoka, ni ubutumwa Imana ibiguhaye kugiye guhura n'umuntu w'indyarya. Umubana mu buzima bwa buri munsi, kuko twamaze kumenya ko umuntu abaho kubw'abandi. Umuntu abereyeho abandi. Message y'umuntu ibibitswe n'undi. Igisubizo cy'umuntu kiba kibitswe n'uwundi. Niyo mpamvu muri gahunda Imana idusaba kubanira neza na bagenzi bacu. Kandi yaranatubwiye ngo nta muntu ushobora gukunda Imana atareba, yanga mugenzi we areba. Bivuze ko muri mugenzi wawe nimo message ibiri. Nubona rero biciye mu ishusho y'inzoka, ukabona uvugana nayo, menya ngo ugiye guhura n'umuntu w'indyarya. Azakubera indyarya, niba ari n'umugabo wawe, niba ari n'umugore wawe, niba ari n'umwana wawe, niba ari n'inshuti yawe magara, ariko umenye neza uwo muntu ufokasinze, uwo muntu ureba, uwo muntu witayeho, menya ko ari indyarya. Niki Imana ibishatse kukubwira. Icya kabiri, kurota ubona ikintu ariko kikaza guhinduka inzoka, cyari igiti, cyangwa yari inkoni, cyangwa se cyari icyuma, cyangwa se ni icyatsi, cyangwa se ni igikoresho runaka, ariko wajya kubona ukabona gihindutsemo inzoka. Tujya dukunda kubibona ku bintu tubona ku mbuga nkoranyambaga, ukabona nk'umuntu
ahindutse inzoka, yari umuntu ukabona ahindutse inzoka, ukabona nk'ifi ihindutse inzoka, ukabyitegereza afite ukuntu babikora ukabona bihindutse inzoka. Ariko nawe ubirose ukarota ikintu ukabona warukibona ukagihanga amaso ukabona gihindutse inzoka, ntabwo uburose nabi, ntabwo uburose nabi, ahubwo ni ukuvuga ngo Imana ibigiye gufata ubushobozi buto cyane bwawe cyangwa imbaraga zawe nkeya ikazivanamo ikintu kinini cyane. Iyo usomye mu Kuva 4:1 kugeza kuri 15 turabibona Imana ibwira Mose ngo najugunye inkoni hasi. Yari ayifite ari inkoni ariko ayijugunye hasi hinduka inzoka. Arangije Imana iramubwira ngo yifate. Iyo nkoni niyo yakoresheje ibitangaza ageze mu Egiputa. Iyo nkoni niyo yambukije Abisirayeli bageze ku nyanja itukura. Ni Imana yamubwiye ngo ese ufite mu ntoki niki? Arambura inkoni, amaze kurambura inkoni ku nyanja, inyanja icikamo kabiri, Abisirayeli barambuka. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero nubona urose ikintu kigahinduka inzoka, menya ko ari ubushobozi butoya Imana igiye kuvanamo ikintu kinini, ikakivanamo, ikakibyaza umusaruro, abantu bagatangara kandi byarabyawe n'akantu gatoya, kuko Imana ariyo yabivuze. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Icya gatatu, kurota urumwa n'inzoka. Kurota urumwa n'inzoka. Nshuti yanjye, ahangaha harimo message nini, harimo ubutumwa bunini cyane. Kurota inzoka ikuruma. Ubundi kurota urumwa n'inzoka, icya mbere ukarumwa n'inzoka uri umupasitore. Icya kabiri ukarumwa n'inzoka uri umuyobozi, uri umutegetsi runaka. Icya gatatu ukarumwa n'inzoka uri umudiyakoni, uri umuririmbyi, uri umukozi w'Imana runaka, ukabona inzoka iraje kakuruma. Icya mbere, iyo nzoka iyikurumye, iyo nzoka iyo yakurumye, Imana hari icyo ibishaka kukubwira. Byigeze kubaho kuri Pawulo mu bice byakozwe no 28:3 kugeza kuri 6. Arumwa n'inzoka, abantu ngo bategereza yuko ari bubyimbirwe, ntiyabyimbirwa. Arangije ngo akunkumurira icyo gikururuka mu muriro, arakomeza, imirimo irakomeza, kandi yarumwe n'inzoka. Iyo urumwe n'inzoka, ukarumwa n'inzoka ariko ntubyimbirwe, bivuze ko Imana ishaka kwerekanira imbaraga zawe muri wowe. Imana idufashe. Imana irashaka kwerekana imbaraga zayo, ariko ikazerekanira muri wowe imbere. Iriya nzoka yarumye Pawulo, nagira ngo nkumenyeshe neza yuko abantu babonye imurumye bategereza, kandi ngo yari inzoka y'impiri ifite ubumara, ariko ntiyabyimbirwa. Icyo bisobanuye rero, icyo bisobanuye, Imana irashaka gukora test, kwerekana imbaraga zayo muri wowe. Irashaka kwerekana ubwenge bwayo muri wowe. Irashaka kwerekana ijambo ryayo, imbaraga z'ijambo ryayo muri wowe. Imana irashaka kwerekana igitinyiro cyayo muri wowe. Imana idufashe. Ubundi iyo umuntu avuga ko afite ikintu, iyo umuntu avuga ko afite ubwenge, iyo umuntu avuga ko afite imyitwarire myiza, iyo umuntu avuga ko afite kwihangana, iyo umuntu avuga ko afite ubushobozi, iyo umuntu avuga, dukunda kuririmba ngo kwa Yesu dufite ubutware, dufite n'ubushobozi. Ariko iyo uvuze gutya ko ufite ubushobozi, haraho agateste kagaragaza yuko ufite ubwo bushobozi. Icya mbere, ubundi teste y'ubwenge, kugira ngo umuntu avuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kugira ngo ubwo bwenge bigaragare yuko bufite,
icya mbere, ubwenge bugaragazwa n'imirimo ukora. Matayo 11 n'umurongo wa 19 n'Imigani 20 n'umurongo wa 11. Ubwenge bw'umuntu bugaragazwa n'imirimo akora. Nongere nsubiremo. Ubwenge bw'umuntu, nta muntu uhagarara hariya ngo avuge ngo ngiye mfite ubwenge. Kare bavuga bati wasaza. Ahubwo ibyo ukora nibyo bigaragaza ko ufite ubwenge. Imana idufashe, Imana itugirire neza. Icya kabiri kigaragaza ubwenge ni ijambo rizimuvuga. Ubundi buriya ijambo umuntu avuga, ushobora kubona umuntu ukamubona, ukabona n'umuntu usa n'umuntu w'umunyabwenge w'umunyacyubahiro, ariko yafata ijambo, wakumva ijambo rimuvuyemo, ugahita umutakariza icyubahiro, ugahita umutakariza icyizere, kubera ko ijambo umuntu avuga rigaragaza ko afite ubwenge. Ugahagarara mu bantu ukavuga ijambo, abantu bakabona ko ijambo uvuze riturutse mu yandi magambo y'ubwenge ubitse. Icya gatatu kigaragaza ubwenge buri mu muntu ni imyitwarire. Tito igice cya mbere n'umurongo wa 15 kugera ku 16. Ubundi imyitwarire yacu igaragaza ko tufite ubwenge. Urumva? Igaragaza ko turi abanyabwenge. Hanyuma icya gatatu kandi kigaragaza ko dufite ubwenge ni uguhuza ibyo twizera, guhuza ibyo twemera, tukabihuza n'ibyo n'uburyo tubaho. Guhuza ibyo wemera ukabihuza n'uburyo ubaho. Yesu yakunze kubivuga cyane muri Mariko ibice 7:6, aravuga ngo ubu bwoko bunshimisha umunwa, ariko imitima yabo, imibereho yabo ikamba kure. Bivuze ko rero niba ushobora guhuza umuhamagaro wawe ukawuhuza n'imibereho yawe, nawe uzandikwa mu banyabwenge. Imana rero igufashe, Imana itugirire neza. Nurota urumwa n'inzoka, ni tese y'imbaraga z'Imana ziri muri wowe. Nurota urumwa n'inzoka, umenye neza ko Imana ishaka gutestinga imbaraga ufite. Iyo usomye mu Mubwiriza 10 n'umurongo wa 1 kugeza ku 10, hatubwira umugombozi ngo iyo ari we n'inzoka ntiyigombora, ubugombozi bwe ntacyo buba bumaze. Umugombozi iyo ari we n'inzoka, hanyuma ubugombozi bwe ntibumugombore, ni ukuvuga ngo ubugombozi bwe ntacyo buba bumaze. None niba ibyo ukuri ubwira abantu kubaha Imana wowe utayubaha, niba ubwira abantu ko ufite ubwenge, ko bagomba kugira ubwenge, wowe ntabwo ufite, iyo uhagaze imbere y'abantu babwira ko ufite ubwenge, Imana izazana inzoka yo kukuruma kugira ngo hagaragare imbaraga ziri muri wowe. Pawulo yararumwe, inzoka iramuruma ariko ntiyapfuye. Imana idufashe. Icya kane, kurota ufata inzoka ukayibona ukayifata. Mu nzozi ukabona ufashe inzoka. Ni message nini cyane, ariko Imana iguhaye ubutumwa, ubusobanuro. Imana iguhaye ubutumwa ko ugiye kugira ubutware hejuru y'imbaraga mbi zikurwanya. Ubu ngubu aho tugenda, aho tuba hose, tuba dufite imbaraga ziturwanya, ariko Imana ijya iduha ubutware, ikaduha n'ubushobozi bwo kunesha ibiturwanya. Imana ishimwe, ikaduha imbaraga ziturwanya, ikaduha imbaraga tugendana. Muririmbyi yararimbye avuga ngo kwa Yesu dufite ubushobozi, dufite n'ubutware, iyo twizeye amagambo ye nk'uko yayatubwiye. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, twahaboneye imbaraga, twahaboneye amazi meza. Iyo twizeye amagambo ya Yesu ni ubutware. Yesu ntabwo atera igipindi nk'abantu. Yesu ibyo avuze aranabikora. Yesu ntagira amakengo.
ibyo avuze abishyira mu bikorwa. Iyo tubyizeye rero birarema birema imbaraga muri twe, bikarema n'imbaraga mu bo tubibwiye. Kubera ko iyo babona tubaho mu buryo bw'ubwenge bwo kubaha Imana, tugaragaza ubwenge bwo kubaha Imana, Imana nayo itugirira neza, Imana itwitaho, Imana iha umugisha buri wese ushaka kubaho ubwo buzima. Icya gatanu, kurota inzoka iriho igukorakora. Ntikurya, ahubwo inzoka iriho iragukorakora. Ukabona iraza ikakugendaho, ukabona iragukorakora, ukabona irakunyuraho, ukabona inzoka ntikuruma ariko ikagukorakora. Nshuti yanjye, ubusobanuro bw'izo nzozi ni ubusobanuro bukomeye. Uburose nabi, kubera ko uburose Satani agiye kukuteza irari ry'ubusambanyi. Inzoka iguhunahuna, igukorakora, ni ubwoko bw'irari ry'ubusambanyi. Ni ubwoko bw'irari ry'ubusambanyi. Ukagira irari ry'ubusambanyi bwinshi, ntunyurwe n'uwo mwashakanye, ukumva buri gihe uhorana irari ry'ubusambanyi. Imana iguhaye message, Imana iragufashije, Imana irakwigishije. Icya gatandatu, ni ukurota urumwa n'inzoka ikagutera kubyimbirwa. Inzoka ikakuruma, wajya kugira icyo ukabona aho yakurumya wabyimbiwe, yagushyizemo ubumara. Ni ukuvuga ngo Imana ibiguhaye message yuko hari umuntu wawe w'inshuti yawe magara muzagirana ikibazo, icyo kibazo kikazavamo n'urwango. Inshuti yawe magara wizeraga, mwasuranaga, mwaganiraga, mwabanaga, mwagendanaga, mwatizanyaga, mwaherezanyaga ibintu runaka, ariko igihe kikagera mukangana, mugapfa ikintu runaka, gito se cyangwa kinini, ariko kubera ko mwapfuye icyo kintu, kikazabaviramwo inzangano zikomeye. Iyo rero Imana iguhaye message, uritwararika ukavuga ngo mu nshuti zanjye iki niki, icyo twapfa. Burya abantu icyo bapfa ntikibura. Tuba dukunda kuganiriza abubatsi ngo, ariko iyo bajya gusenya urugo iteka agaragaza icyo bapfuye. Ariko iyo wubatse ku kintu wapfuye n'umuntu iteka, ntabwo bigenda neza. Ukajya wirinda rero, ntuha agaciro icyo wapfa n'umuntu, niba ari gusangira, niba ari ugusurana, niba ari ugutizanya, ukaba maso, niba ari ugusengana, niba ari ukumuvuga, niba ari mbese ibintu nk'ibyo ukagenzura kugira ngo utagira icyo upfa na mugenzi wawe. Ukitwararika kubana n'abantu, ni ukwitwararika. Impamvu Imana icisha izo message ikazicisha mu nzozi, ikazikwihera itazihaye undi muntu, murabizi neza yuko akenshi abantu baba bakeneye icyo Imana ibavugaho, ariko iyo Imana iciye mu nzozi, message iza iri approprié kuri wowe, ntinyura ku wundi muntu. Ari ibyo ukosora, ukanabikosora hatajemwo n'amazimwe n'amagambo ngo ujye kubwira runaka ngo byagenze, ukabikosora, ibintu byose bikagenda neza, ubuzima bugakomeza, wa mugani wa babandi. Imana rero ibaho umugisha, Imana ibagirire neza. Byari bikeya dufashe kukurota inzoka, kandi bibaho. Ukarota ahantu ukabona inzoka zikunyuranaho, ukabona uhura n'inzoka mu nzira. Ibyo ni bike nafashe mu busobanuro bwabyo. Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza, kandi Imana ibiteho mu izina rya Yesu, amen.